cyangwa n'igini muri Lorenzo ugeze no kukivugaho nawe kujya batenda yuko bambwira nje ariko urakuzi Lorenzo wenda mu Bebe tuvuga bati ni somo rya bikomeye agabikuru wazaba tumisera ukaza ukaba umucero hano abantu ejo ndashimira abanyarwanda ndabashimira cyane ejo nabonye akavido barimo gukubita umutinganyi nabibonye ntabwo byembe gukura ku muntu ariko ejo narakabonye warakabonye kuri YouTube we umugore yagize gutyo umugore ngo bamureze ko yajyaga umugore amuca ku rushyi ntabwo ugiye wibagirwa ko uri umu influencer ushobora kubivuga gutyo ngo warabishimye abantu bakakadahanura bagatuma gatsirika oya njyewe amategeko y'igihugu bayubaye ariko njyewe barabizi rwose bariya ni abantu nanga kubera ko ntabwo ushobora gufata ikintu kizira ngo ukizane muri sosiyete ya nyafurika reka abantu bajye batekereza abazungu batuzanye biriya bintu uretse ko ejo bundi n'umwana hari n'umutipe w'inshuti yanjye yambwiye ati rega nubwo burya uriya umukubita utamukozeho kuko bawusa kugira ngo agukubite reka mbibwire n'abantu bose babimenye bawusa kugira ngo agukubite nuko aba yagufashe kuko bagira imbaraga konyine agukubita umurangano hari umutego bita umurangano umugore akagukora mu gituza gusa akakwasa umutego w'umugwana nawe uragenda ntabwo urabona bari abahungu b'abagogwa barwanisha inkoni aragukubita n'uwagiye kubyuka kubera n'icyo nakubwiraga ntazagire umuntu n'umwe ukubeshya njyewe naje muri Kigali ndi mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda tugenda kuri discipline ariko nanjye ibyo nzi si biki buriya nanjye ibyo nzi si biki ariko bitewe na gahunda y'igihugu iravuga ngo buri munyarwanda yubaho kuko aha ntabwo ari za Tanzania ntabwo ari za Uganda twabiraga amashyamba umuntu arwana kuko hariya ngo umukubitaga amajya n'imbere ya polisi Tanzania ifite amafaranga umuntu yakureba ukamukubitira ngiye kumukura mukubise urushyi rumwe ndamukubita urwa kabiri ngo rero natanze 500,000 byuzure miliyoni ukongera ukaramukubita nuko bimeze nka Melody ubwe afite dane ebyiri ariko wagira dane ebyiri ugirira mu kwiru rero baze byarongeye biramera izo mutaje mufunga plan yo kose utaje mufunga ni kose ntabwo yahumiye yo kose tuziranye cyane bararimbutse kubera kubura ubwenge my brother abantu banje bararimbutse kubera kubura ubwenge ni bari nise mbwiza ukuri ko imbere y'Imana ariko tuvugisha ukuri bro njya numva by the way sinzi ukuntu abantu niba bashaka imisada yo kurya basabye imisada mu bundi buryo ariko ngira ngo badatukanye nta misada baba cyane niyo misada baba bashaka umva ja urumva hariya kugira ngo ubeho hanze reka wenda wari ukimaze ukuntu uriya mugabo mufata ko gutana urabizi mvuge mu Kinyarwanda kiyubashye gutana no guca mu nzira itariyo yaciye mu nzira itariyo inzitana noneho yanzira yiciyemo nayo arongera aca mu yindi ya kabiri irenze y'inzitane nubwo nakosa udukosa twa buri wese yakosa nagenda nkagonga na sitara navuga nkanyerera nyine bisanzwe ariko iyo bigiye ku kintu cyitwa kwinjira mu kintu cyitwa security y'abantu security y'abanyagihugu security y'igihugu buryo ubukanza ahantu habi kaba gakubayeho data yarambwiye gakumba ati na kera ibi bitaraza umuntu wajyaga duhemukira twamushyiraga hariya tukamuhana kandi kumuhana bamurashishaga impeta gapfa cyangwa se bakamutera amacumu rega byabagaho na kera utagira ngo igihano cyajuba wa mugani wa perezida kwigeze kuvuga ati kuki uhangana no gukora ibibi wahanganye no gukora ibyiza igihe ibintu bigutwara igihe kigutwara urimo gutekereza ngo nzakora ibibi nzatere grenade nzatuke supermanager nzavuga u Rwanda nabi nzavuge perezida nabi uwo mwanya ahubwo wawutekereza uti nditeza imbere ne ese ubu nakora kahe gashinga ese natera imbere ne kugira ngo abana banjye n'umugore wanjye bige uwo mwanya ukoresha ibyo ukoresha ibyiza ko ari umwanya n'ubundi ukaba ari umwanya turn it to be into good things you get what I'm saying yego ubwo twatinze ariko nabyo biba bikeneye kujya n'ubuhamya cyangwa se ni inyigisho birakwiye supermanager jewe ndabona bamvase étrange ya mu France urizo utakuta étrange aro français zana hano nuvuga ngo screen ushize nari nagiye muri Maroc Casablanca rero nagiye buryo tugenda twiga ibintu nabonye Casablanca muri Maroc screen nyine buryo umuntu mureba ko wese ameze yego angaro ni hahandi nyine twabuze bwa mbere tuyita diaspora ariko nyine hari hataraba hanze nari ifite umuco yazo ariko no ebana ni full boss narahaguze rero bose ngubu ubona na kukoze rectification nyine
ndavugurura urabona ziriya ekara na hariya ubu hahandi hepfo hajyaga hagira baraha expanded ku buryo hajyamo na parikingi z'amamodoka wenda tuvuge niyo yaba ari nka 80 cyangwa 70 nushyiraho na sauna wayibonye itarimo amakaro kubera ko ziriya sauna z'amakaro zaragiye ibintu bishaje biriya bintu byanyu bitakiri nabo ufite na tente yarahiri na tente iriya tente yo ikorwa ngo iriya tente abantu baba bashaka kuvuga nk'iyo bakoze mu gukoresha iriya kintu bakavuga neza noneho ikindi cya kabiri ubwo bawakorera ikindi kinaneza ibyo ngibyo gikomeye rero hari n'abantu basaba za delivery ndanashimira wa muntu ukina yamfashije gushaka abantu bafasha umwana ukina komedi yitwa Dekoro kiri kutoreka Dafite restaurant nk'iyi ngo cyane ariko mu bantu bateka buriya mpaye aba expert bamfasha banshakira abagenzi babo bazi guteka fresh urabona ko hano muri iyi rero muri aka gace Kabeza Kanombe Remera Kicukiro ngira ngo urabona ko nta muntu ushobora gusanga sawa warangira neza umuntu wenda utanibuka ko hahoze diaspora okay no kuvuga ngo ni hahandi hahoze posade ya kera uvuga ngo ugeze hano imbere y'amarembo ya Skol hano Kabeza munsi ya station bita Rubisi ubitureba aho ngaho n'ejo bundi abantu twari tuhateraniye turimo kureba finali y'igikombe cya Afurika ndabashimira ko baje barashimiye kabisize ekara nashyizeho ni ekara nini cyane bazireba kabisa ku buryo umuntu areba umuntu akamureba nk'aho ari live ukamera nk'umuntu wibereye iwembure ase utari kurya andiko ndataka gake mu musaza super waramaze iminsi myinshi waranabuze nibyo wari uhuriyemo abaduhugiye cyane muri ibi bikorwa urabizi ko turi n'abashoramari nubwo turi ababloga no kubona amafaranga tukora no muri YouTube tugakoresha n'ibindi rero nibwo umuntu agiye gukora ibintu nk'ibi na cyane ko hari abantu bashaka ko no guhura natwe tukaganira tukabereka natwe ko tujya gusabana nabo ubwo rero gusabana nabo nta handi ni kuri sport right uvuga ngo ayo mpamvu nahise sport right ubundi gushyizemo mu kinyarwanda no kuvuga ngo ku karubanda n'umuntu ushaka kukubona nahagusanga cyangwa ugira indi ofisi hano harimo ofisi n'uburyo kuko akenshi barashyizemo manager numva ngewe akenshi yonje ndaza gukurikirana uko gahunda zose zigenda cyane ko ngira buriya akandi kazi k'iby'umupira ariko noneho ahangaha bahita badashimira n'ikipe imwe hambere iherutse kumvikira cyo kubatekera nayo ndayishimira ikipe ya basket bakina basket baraje biyakirira aha ikindi nanone nagira ngo mvuge nk'uko wari umaze umuntu ugushaka ahangaha niyo waza aha tubona ariko noneho ushatse no kugira ngo uze turaza gucishamo numero muri ekara zageze bazigaragara abashaka komande bashaka kubaza ati ifira hari rero ngo aba expert bo batetse narabazanye babonye hari kabisa ebana bashoboye kabisa n'ababonye byose mu buzima bwa buri munsi tukamenya wenda nyuma y'akabari no guteka sibyo mu buzima bwa buri munsi tukamenya ubuhugiye mu gitenge kureka twese akabari no guteka kuko n'ubundi byo tutababikora numva ngiye nakoze umushinga yego nkashaka baze kuwunoza kuko buriya ntawe wifasha umuntu wese afatanya ubundi ibintu mugiramo cyane byo mu mupira buriya football wenda nabwo njye nawe ngira ngo tubonanye bagomba no kuganira abantu batuye ubundi njyewe buriya umupira w'amaguru ni akazi biba bitangije wenda si igihe wabitangije ariko njye watumye bimenyekana mu Rwanda kwari uko buriya tuvuge nka music ya dancehall abayitangiye ni benshi ariko batumye yamamara cyane gakundwa ni nka Sean Paul buriya Sean Paul ba Binman bamutanze kuririmba bashagi bamutanze kuririmba shagi yarigeze za Bombastic muri mirongo icyenda agira ngo na gatatu avuye mu gisirikare ari sergeant muri Amerika ngo ndagaruka kuri topic yawe ariko buriya hari umuntu wamamaza ikintu buriya Sean Paul niwe waje yamamaza dancehall aranayikora irakundwa abantu no batangira gusakinga dancehall sasa barayireba aranayikora siyo ukora so ariyo nkora yes ari nayo bagade leka sombu bakashaka kwetsa kamatan amadeira nuwezegona wadadeira noneho rero
icyo nagira ngo mvuge ni ukuvuga ngo urumva dukora iki mu bundi buzima busanzwe Yego. nkora football mu business tuza abakinnyi b'umupira w'amaguru ndanashimira cyane mbone no gushimira cyane n'ubuyobozi bwacu cyane cyane igihugu cyacu ko cyashyizeho gukuraho amaviza cyane cyane ku banyafurika cyane ku bwacu bwa tworoheje ahantu tujya mu bihugu byinshi birimo amasoko y'umupira w'amaguru birimo n'andi masoko yose y'inyazi kuko ngenda avuga ibyanjye nkora yego usanga viza zitakibaho tuvuge nko muri Angola yo muri Katari yego n'amadive nta ndimo gutagitinga cyane mu bihugu ni byiza ariko ndavuga hahandi cyane amafaranga y'umupira ni muri iyi minsi muri ibihugu bya za Saudi Arabia urabona ko amafaranga mu Barabu ngo bariyo cyane cyane y'umupira w'amaguru kuko n'abantu nabo barimo kuzamura ibintu byabo by'umupira w'amaguru so inyuma naza ndashimira cyane igihugu cyane kuko kiba cyaratekereje abanyarwanda uburyo bwo gushakisha uburyo twahaha tukabamo so ni muri ubwo buryo nyine nanjye rero ako niko kazi kanjye kantunze ka football rero ayo mbonye muri investinga nko muri ibi byose ubona Super Manager rero abantu benshi cyangwa bakoresha ama interview cyangwa se mukorana interview nyabona ariko yahageze mbere hakitwa diaspora ngubu rero kuko nahavuguye twahise spotlight launch yego urumva ko harimo sport nyine mu sport exactly ko nta kona ari mu ucongara uconga se ugeze ukinaho ariko wenda ntabwo ari cyane professional musongera muri kangahe jewe se njye nakinaga kane nirirwa mu bijya muri passport ntabwo nari passport ubwo niba hatagayo bavuga ngo muhihorere nibo bakayiruka ntabwo ariko byari bimeze nk'iyo Kagere akwihakana kuriya wowe mukavuga kuri telefone mubwira ngo iki no Kagere bwa mbere twarakoranye imyaka cyarangaye akorana n'uwa gatatu n'umwaka rega niba iri gutera amasegonda kontra yanjye nawe yari irangiye kontra yanjye nawe irangiye nibwo bamubajije aravuga ngo nta manager afite iyo murabyibuka bivuga aba nibo bari bamukoresheje baba yarangaye nibo bari bamukoresheje interview ndabyibuka muri press conference yaga amavuga yaramaze gukina nihera baramubaza aravuga ngo ndi free ngo ndigurisha ariko ni ibintu bisanzwe hari n'abamanager bamanagiye none se ubu Diamond ko yakoranye na Harmonize namwihakana uzi mungikona witwa Baraka yakagira TV yitwa Baraka TV ni wabyumvishije none se reka nkubwire genda gwaye urugero nagwaye urugero njyewe njya ndeba ndiga nkagenda ndeba ibintu kiremwa muntu bikiremwa muntu n'abantu bagoye ntabwo wumvishije igihe polisi y'igihugu yari ifite ikiganiro n'itangazamakuru umuntu agahuruduka wowe akaza n'izina ryawe witwa Theo uriya munyamakuru buriya wambwira yari afashwe n'abazimu ni karandezi wabo biriya ni ibiki umuntu uyu mugabo ntiyari ahari njye burya mba ndeba umuntu ubugome biriya ni ubugome reka burenze bw'indengakamere none akanabaza ikibazo wumva kijyanye n'ubugome ngo none se ngo hari uwitwa ngo Gasuku ngo ujye uvuga ngo ariko ngo polisi ngo namwe ngo murakorana ibagiye umuntu ntaraho umuzanye ute warebye ibikureba mayidiya hari umuvandimwe none se muri ya press conference ntiwari uhari njye narabikurikiranaga by the way muri ya press conference ntiwari uhari izina ryawe ryaturumbutse mu mutwe w'umuntu ngo abarituyeho ku makuru nabashije gukurura ngo hari umuntu wari umuri inyuma nawe wigeze kubibaza yabariza muri Dance Comedy ngo niba mwongore atarapaka numva Theo ni ntangira aho ngaho bakoresha baguma ngo mbonanye mbona yadukira mu kirere cy'abaziri yabo nawe ibyo bintu bazida muzi umukirenge nanamwumva n'umuntu umushize namusanze kuri Simba supermarket hariya Nyarutarama nibo bambaye ibintu by'abakapo bya bindi by'abagigama ba Jay-Z n'abitwa ba Dr. Dre wajya mubona ariko rero Theo nabonye nawe yaramwadukiriye muri no minsi arimo aramwandagaza agira kutagira gute nkawe noneho nka Super Manager usanzwe n'umuntu uhorana n'abakire uzi imibereho y'abakire n'ibiki byose wowe bakonseye umuntu w'umutindi ukomeza kwata ku bukire reka nkubwire ijambo
ngiye kukubwira ijambo ntuzanahemukire utabuta ntuzanahemukire mfite ingero kuko ndaguha urugero rugaragara abanyarwanda barimo baranyumva nona yego reka nshyiremo amarinete kuko nshyizemo amarinete burya bagiye kuvuga ijambo rizahora riturendinga ndakubwiye ngo ntuzahangane yego ntuzanahemukire utaruta ntuzanahemukire utaruta bivuze kabiri Yego. ubwa gatatu kanguha urugero hari umuntu wahoze ari umuvugizi w'ikipe bita ngo ni Simba Sports Club yo muri Tanzania bita Haji Manara yego umwe aha n'umugaguru uramuze w'umunyamwirusa oya ufite umugaguru ufite ubumuga bw'uruhu ndavuga umutanzania ariko niba mu Rwanda barabibujije kugenda avuga ibya Tanzania barabikoresha ariko ufite umugaguru urakoze cyane babarira wenda arangije Nyarwanda sinaringeze rero n'abantu wizi perfect ndabyumva noneho yaragiye atuka umukire wa mbere muri Afurika w'umwana muto bita Mohamed Dewji ari we nyiri y'icya kipe ya Simba atuka aramutuka icyo gihe yaramaze kuva kuba umuvugizi wa Simba agiye muri Yanga baza kubaza ngo ndabyibuka kuri Wasafi igira ikiganiro bita muri Dex ni kuri Krause bita The Amplifier kuko njye biriya biganiro bya Tanzania na Kenya mbabyuka ko wabaye cyane umunyamakuru aramubaza ngo ariko se ngo ko uyu muntu wari umuvugizi ngo akuvuga nabi agutuka guharabika akwandagaza uravuga iki ukuntu mo yashubije umunyamakuru amubwira ati ngewe buriya sinanamuvugaho ariko nzamucecekesha mu bundi buryo hashize icyumweru kimwe gusa icyumweru kimwe Manara urakoze cyane Manara yari yarafunguye televiziyo kuri YouTube yari imaze kugira subscribers 600,000 600,000 abantu babyibuka yitwaga ngo Bongo 5 hari Bongo 5 na Bongo 5 2 iyo bayitaga Bongo 5 2 mu gitondo byabyutse yasibwe icyo ni icyambere yose irasibwa turi kwereka umuhero hashize iminsi itarakira ibyo mvuga barabikubwira bajarike n'abanyamakuru b'imikino abasamu Karenzi bavuga n'abanyamakuru b'imikino barabizi bose bande bose ibyo mvuga barabizi hashize igihe gitoya akazi yari yaragiye kubona muri Yanga nako kaba karahagaze bamukubita guhagarara imyaka 6 atari umuvugizi muri Yanga noneho arongera afungura YouTube channel nshya aritereka asa nkaho atuka boss aravuga ati nuranyurwa neza acha nikupe kitu kidogo boss yaravuga ati nuranyurwa neza aragenda avugana na president wa Ferwafa ariwe president wa Tanzania bita TFF ariwe bita Kari bana Ferwafa nyine ubwo ndavuga ubwo ndabihinduye nyine ndabikomvatira kugira ngo umuntu abyumve yego bahise bamuhagarika mu mupira w'amaguru burundu ndandeke uvuze atari makunda gukoresha yakunda gukoresha niyo akunda gukoresha terime ngo bamukubita burundu uzi icyo bamuganiye yagiye kuri televiziyo aravuga ngo n'uyu mupira w'amaguru ngo bashyizemo ngo uyu mukire ugenda ugatanga amafaranga agatanga ruswa akayiha perezida wa TFF nyine yerekana ko amuha amafaranga kugira ngo aravuga ati kumbe nanjye utangiye kumenyera perezida yaragiye aritereka aravuga ati ubu bakoresheje inama nyine wamuhagaritse birundu bidasubirwaho ntiyemerewe kuzongera gusubira mu mupira w'amaguru wa Tanzania ubu sabaye hati ego bundi yari yamamaje muri Gitifu w'Akagari yabaye Gitifu w'Akagari arimo arakonsume interineti yo ku murenge gake urumva uvuze Samu Karenzi icyo rero nashaka kukubwira ni kimwe nicyo nawe nuko wari uvuze uti uwo muntu utuka buri umuntu icyambere umuntu utakugendaho umuntu utagufitiye umwanya umuntu wikorera ibye umunyemari arabyuka avuga ati kontineri nari nijije ebyiri niba narakoze uruganda rwa ferabeto rukaba ruhagaze miliyari 4 ndashaka gukora nibura uruganda ruzajya rukora amacupa none ayo macupa akaba ari iki ari amacupa abantu bashobora ari potable wabyumvishije urumva ibintu abantu batekereza wowe uri hari uravuga ngo ngiye kumukura uramukora uramushobora se narakubwiye ngo umuntu ushobora gushobora umukire ni umuntu uri wenyine sinyamye kubwira Jean Patrick ni igihugu gusa w'igihugu burya nicyo kigira elastic network itamenya itangira nabi rangire cyo gishobora kuvuga ngo tugiye gukoresha amafaranga ashoboka yose twice n'urushishi tubangamira kuko turimo kurya ruza ahangaha kukiruza
bakavuga bati niki gisabwa ni murashishe indege zirahari mukubite nta kibazo indege imwe tuzaburinde ariko wowe umuntu pasona ugiye guhangana n'umuherwe super manager ujo wabyumvishije na nkunda kubibabwira buri gihe network idashoborwa n'umuntu ari we wese ni igihugu gusa kuko igihugu kigira elastic network is it my brother understand yes ariko kuvuga ngo umuntu ngo umuburoga ngo agiye guhangana ngo n'umuki ngo zamushobora ubwo no kuvuga witwa Theo ni ubwi umaze iminota igera kuri 12 uri muramugira inama natayumva nyina nuko ngo super manager uyu mugabo musore nifite ikibazo kimwe kirarya hano ikibazo nshaka kubaza ni iki ngiki umuntu bita Samu Karenzi cyangwa uri kuri televiziyo ukaza uga ati yewe nako shaka wari umeze nk'injangwe imaze kwibonera imbeba hano isuko ko najya abantu banavuga ko icyo gihe ushobora kuba warizemo utumitse inka dutatu nibyo ariko rero nawe baba bakonesha nanjye narabibonye rwose iriya video ikingaruka mu maso umunsi ku wundi nibyo koko banatumitse inge nta n'ubwo baba bambeshyera ariko kamera buriya bazi kuyonja ngazakomera kugumaho kamera nyine narinjiye urumva ngenda mubonye ku kiganiro nicaye mu rugo ndavuga nti I want this guy. Wako nari maze kumva utuntu tw'amagambo kandi buriya biriya bintu by'amagambo buriya ngenda byanga buriya we hura n'umuntu muri tele niyo mpamvu umunsi umwe nigeze gutumirwa na Ariya Kuru yaronshingaga usigo curo za super typical simbizi Ariya Kuru yaronshingaga album ye ya filmu arimo kuyironshingira muri Canal Olympia hariya kwirebera nyine niba ari album niba ari iki nyine yaronshingaga filmu filmu za kinamo yitwa mu Superman ko yiyemo oya nyine wagiye yo ntabwo kuzamamaza super ntabwo byabereye okay ntabwo kwamamaza filime ya Ariya Kuru yari yashyizeho na projector rwose abitwe yashyizeho na projector filime aribonye twari twita bakajya batwereka nyine yego rwose usajye afite n'abasponsa baba kandi yaragurukira n'aba Nigeria nge nari mari wawe ndabyumva ariko nge ntayo nzi ntabwo wamenye ibintu byose okay noneho bakuye ko umugenzi wo noneho nicyo nashaka noneho Ariya Kuru igera nicyo nakubwiraga buriya ngewe nanga ibintu by'iki byahana Ariya Kuru icyo gihe yarantumiye njyana na Masamba njyana n'undi mugabo bita ngo ni Mercy tujya nyimanuka icyo gihe hari harimo skendo zanjye na Melody yaravuze ngo Superman ajya se ngo azikuririmba ngo umuntu wagiye kuririmba akavuga ngo Superman ajya ntazi n'icyo bivuga urabyibuka Melody ajya kuneza abantu nabo aravuga ngo wese ngo Superman ajya ngo indirimbo ye muzi ngo ni iyi rero kumwishyura ishuri maze kwicyongereza uyo yarabyumvaga n'ibyo mvuga cyane kijya Michael Pato ariko urumva ntiwamurenganya ntiyabyumvaga ni nko gukubitira amashyi imbeba kuko burya ntimenya kurimo kwikubitira amashyi uvuga uti iyo urayikanga ikongera igasubira ahandi ntizirimo kwibwira ngo anytime ushobora kugira ibibazo kuko icyongereza icyo gihe cyari kikiri ikibazo kuko n'ubu ngubu numvise bigikacagurika yarakivuze muri Amerika oya aterateranya oya urumva biriya muri guterateranya somo nanjye namwishyuye ntabwo uzi ko umuntu aboroka uzi ko umuntu aboroka ntabwo urabona yanuza yamunima bazanye mu Rwanda arya bayita iki artificial yaje mu Rwanda ikajya ivuga niki Sofia ni bayivuga ngo Sofia how are you urumva barayiborokesha iriya ni system bagashyiramo software biriya rero n'umuntu yagiye kujya hariya urabiboroka ibyo ntibisanzwe maze bigenda bite ariko icyo nashaka kukubwira icyo gihe Ariya nkoko zawe ziryoshye yataka noneho icyo gihe Ariya Kuru yaradutumiye amaze kudutumira nsohotse nsanga Melody hariya hanze mubonye ntya buriya nge sinjya ndavuge najyaga ngewe apana ibintu byo guca kure ndavuge kanze tubirangiriza aha noneho ngire ngo ababyibuka hinjiyemo abantu aho ngo bari ababawusabe barambwira ariko se ibintu Superman ajya gukora ndavuge oya ngenda ngira ngo mbirangiriza apana ibintu byo kugenda aneza abantu ku mateleviziyo njye sinjya ca kure ngenda kubwira reka tubirangiriza kuri tele kuko ngewe yumva ibye ngenda hamagara sinjya mbibi muze gahunda ya Kamanda iyo mubityo yarakubwira ati jya mayinite aruzuye ngenda hamagara we nanjye niyo gahunda yawe none Superman wowe nge mayinite ndayagira yahora yuzuye none super noneho n'ikintu nakubwiraga nibwo nahuye na Karenzi uriya ubwo yari amaze iminsi yanyihaye ku maradiyo n'abagenzi bagira ngo urabyibuka
abanyamakuru mwe muri abahamya mwese bakubura hari umuntu nari nabanza ngo mwatake cyangwa se ngiye muzanemo mu matiku mu buzima bwanjye nimenyera ibyanjye baragenda baritereka mu maradiyo yabo baritereka barakajya bamvuga bamaze nk'icyumweru njya Kampala umuntu arambwira ati Kigali hahiye urabizi ko mfite amakamandazi yanjye arambwira ati radiyo zose niwe biteretse baguteza abantu ndagaruka i Kigali kugaruka i Kigali kegeri nayo ibintegereje napfuye nkigera nageze kwa gatandatu ku cyumweru nicaye gutya ku cyumweru nicaye ngiye ko nabona muri televiziyo mbona Karenzi arimo ndavuga naha nagushaka we guri nkoni oya Rwanda cy'umuntu ntabwo bijya bikora wende super Dano hariya urumva wahuye na Bruce Melody umushaka guhita umwataka uhura na Karenzi wumva nawe ushaka guhita umwinjira waba warigeze se ukinaho umukino njyarugambaho gato uburyo wowe wizeye umugeri wawe n'ingumi yawe icya mbere wenda si ngombwa ngo mvuge ibintu byinshi ariko buri umuntu wese namufashe mu ntoki buriya nureba ndaguha urugero nk'aba ngaba babawusa b'u Rwanda bariya babawusa bose aba bose ujya ubona nabano barindaga ejo bundi ntuza bamubi oya aba ngaba barindaga bayise speeders buriya bariya ni ukuri utagira ngo ndakubeshya buriya nkuriya umuhuje n'umwana w'umukongera w'abana baragiye bano bana barabana bakuri ntabwo ari abantu mwana turi kuvuga wowe oya ngenda banza ngo urugero buriya ntukarebe ushobora kubona aka kabiri gato cyangwa se ukareba uko umuntu ameze buriya mwana amata ya Perezida Kagame azi ubwenge cyane kuvuga ngo abanyarwanda banywa amata si ikintu mwana amata umuntu wanywe amata arakaraga buriya urabona abana babamusa benshi banywa ibinini buriya rero biriya wenda kubwiza ukuri amaniga yanjye n'inshuti zanjye ariko buriya biriya binini buriya ariko bawusa wa original urabona nk'aya makamandazi arinda kamanda wacu bariya abantu umubiri wabo n'uwabo nta kinini umubiri we n'uwe buriya rujya utinya umuntu ufite umubiri we ubona nk'abo bahungu baba mu mashyamba bariya abantu bakonyine buriya wenda we ntubizi reka bikubwire buriya hari ikintu bita ngo ni England pampe ya England ashobora gupika agapike n'200 apika gutya yavaho imfizi cyangwa se tuvuge ifite imbaraga igashaka kugira gutya ngo icyo mu kurashi mene umwana akaba atayihunga akayica munsi akayisegura akayifata inkuru buriya baba bakomeye buriya mu bawusa ntiwabonye yabantuza aho yamasha weva amasha narize abangaba bazanye ntiwabonye masa narize we Patrick ntiwabonye masa narize babiteke abamisiyoneri babandi bazanye na gisekedi urabonye babyimbye batyo abandi babyimbye bawo cyancu burya uriya umukubita utamukozeho kuko bawusa kugira ngo agukubite reka mbibwire n'abantu bose babimenye bawusa kugira ngo agukubite nuko aba yagufashe kuko bagira imbaraga konyine agukubita umurangano hari umutego bita umurangano umukora akagukora mu gituza gusa akakwasa umutego w'umugwana nawe uragenda ntabwo urabona bari abahungu b'abagogwa barwanisha inkoni aragukubita ntuwagire kubyuka kubera nicyo nakubwiraga ntazagire umuntu n'umwe ukubeshya njyewe naje muri Kigali ndi mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda tugenda kuri discipline ariko nanjye ibyo nzi si biki buriya nanjye ibyo nzi si biki ariko bitewe na gahunda y'igihugu iravuga ngo buri munyarwanda yubaho kuko aha ntabwo ari za Tanzania ntabwo ari za Uganda twabaga amashyamba umuntu arwana kuko hariya ngo umukubitaga amajya n'imbere ya polisi Tanzania iyo ufite amafaranga umuntu yakureba ukamukubita ngiye kumukura mukubise urushyi rumwe ndamukubita urwa kabiri ngo rero natanze 500,000 byuzure miliyoni ukongera ukaramukubita nuko bimeze nka Melody ubwe afite dane ebyiri ariko wagira dane ebyiri ugirira mu kwiru wagira dane ebyiri wagira dane ebyiri nashaka agira ijana bafite iyanda umuntu agira indani umuntu wamucyuramo umuturu w'umwana ukagirira naravuze ngo umwana aravuze ngo yarabaze byarongeye biramera ese utagiye mukobwa bwani bose utagiye mukobwa bwani bose ntabwo yanumiye rwose tuziranye cyane nta nubwo twanabona ngira ngo umunsi umwe nigeze kumusanga ari kumwe na Irene kuri Onomo ubwo nabwo namubonye gusa ariko ntabwo tuziranye ubwo rero ntabwo byari ngombwa ko njyayo kuko ntabwo urwego ngezeho ntabwo ndi umuntu wo kwihuza cyangwa se kujya ahantu bataniye ariko nta kibi Imana imwubakira nose super ubarizwa mu bahanzi ubarizwa mu managers bagurisha abakinnyi nyine icyiciro wumva ufitingamo ukumva ni byiza cyane ko wakwitwa uwo ni iki buriya ngiye gusubiza mu ijambo rimwe ryonyine buriya
umuntu iyo amaze kwitwa umuntu mu mazina yanjye yose buriya harimo iryitwa game changer. Ni ukuvuga ngo game changer icyo bivuze uzajya mu mupira changing the game, uzajya muri media nk'izi ngizi z'ababloga changing the game. Buriya nigeze kukubwira ngo nabibwira hajya n'uwarongoresha ikiganiro nigeze kukubwira ngo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame is a game changer. Game changer uzi ikintu bivuga, the game changer. Game changer ni umuntu ushobora kuza wabonye ejo muri Tinubu, perezida wa Nigeria Tinubu. Reba umuntu uyobora igihugu nka kiriya gikize gifite peteroli yifotoranyije na perezida, noneho abona iyo foto ngira ngo aragenda yandika amagambo, none umwana wo mu kabanda wanjye aranyoherereza uriya rusha amushuje kamanda wanjye umwana umurikira ati uyu niwe muntu bundi wabonye ukuntu yanditse ngo I had a special dinner. Ni ikikwereka umuntu yacyengeze game ya politics kubye n'abantu bayobora ibihugu bikomeye nk'abariya baba bumva kwicara buryo ko ushobora kubura umustar perezida w'igihugu cyari cyose cyangwa umustar cyose, ariko nayo yabonye umustar umurutana amugira ate aramaduma yaringa. Icyo ntatse kukubwira rero ngiyewe ndi game changer, kuko ushatse mu abahanzi ndi kumwe nabo bafite indirimbo abandi bakoze batwa amawadi sibyo, ariko ndi kumwe nabo baravuga bati turi kumwe n'umuriro ku ruhande. Uyu ni game changer, umuriro ko turakura nubwo haza umuntu bakavuga ngo twisobanure mu minota 5 uyu yadutwara cyase bose barabizi kubera yuko buriya arya ninde wabivuze ni wewe wabaye no muri Amerika, ni uyu mugabo wahoze ubu ntakiri Imana yakuvuga ko zinuza Steve Jobs yaravuze ngo umuntu w'umunyabwenge n'umuntu igihe gito gusa ngo yisobanure uzamenya uri n'umuntu ushaka kumenya umuntu umureka avuge ko buri muntu utavuze ntiwamenya uwari we. Andi babonye ngo byarangiye game changer. Kamanda ni game changer, uzajya muri politics nawe rero business baravuze mama nakubwira rero nanjye iyo ugiye muri ibintu byitwa media ushobora gusanga bandi manakari uko barajya nawe ikibazo cye ni kimwe. Buri muntu wese umwita kamanda uretse gato, buri muntu wese umwita kamanda hari n'abandi bana bikoreye bagakwiye kubyita usurumba uzagizana n'ingenzererezi zita kamanda. Nta muntu oya nigeze kubona bondo kumwe n'inzererezi bita Tayikuni uyize kamanda wawe, tuzamenya ngo kamanda wawe nyirizina ninde. uretse rero mu bwerekezo ku isi umusirikare wese ariko urabyumva bro, haba umusirikare witwa majoro ariko still nawe ni umusirikare, akaba witwa general ariko still nawe izina ni iki umusirikare, ariko akaba kamanda muto akaba na kamanda mukuru. Rero kandi umubwire nawe ushobora kwita kamanda mu by'ukora. None se niba waravuye aha ngaha wivanye wari igikondo ukagera muri Amerika ubu uri komanda babigerageza ni bangahe bakamenya arabuze muri showbiz. None se babigerageza ni bangahe? Rero iyo mvuze ubundi hari senior turuka twese urumva nta muntu kwisi utagira umuto nta n'umukuru, ariko byanga bikunda hari umuntu uri kamanda muri Fridia buriya nk'abatizeti by the way iyo ni imvugo abatanzania bakunda gukoresha babareba kira gihugu nicyo nakuriyemo cyane nimenya ni umutizeti ashobora kwemera akabona nk'umuntu akabubwira ngo we ni kamanda uruzi kina bakubwiye ugakina nk'umupira ejo bundi Sadio Mane yabwiye abatipe gutya kandi mbikwereka majya kuri YouTube none nabonye kuri YouTube ya Instagram nako kuri YouTube ya akumura reka kuvuga ngo yabwiye abatipe yarabagaruraga we bavuye mu kibuga bisade ariwe muntu watangijwe ibintu oya ntabwo ari we uravuga umutoza Sadio Mane we yarababwiye ngo nibagaruke. Noneho nabonye kuri Instagram nyine kuri kuko bakoze ikiganiro East Africa, hari East African Radio and East African TV yo muri Tanzania Dar es Salaam ndayikurikira cyane. Noneho nyine bari barimo kuvuga ngo lakini kama kamanda mkubwa nka komando mukuru no kuvuga nawe ni kamanda muri Fridi nawe ni kamanda muri Fridi yanjye yabiri y'udukora ariko hari noneho the front line commander ko ndagwa nk'urugero the front line commander we yo dushyizeho ka kantu the front line commander no mushwa kwataka byana baye ngombwa akavuga ati tugera tubirangize ntubizi se wowe ukwe abasiporo uhereye kuri Samu Karenzi mushuti wawe utaranatumira hanga hangwa n'abaza by'umuceri nk'abandi bana nzamutumira twari nawe uyemute twa mu mupira akubwira muri stade akubwira guki hari ikindi cyane akoresha ndashaka kuzahamagara ikindi cyane akoresha ndashaka kuzahamagara ukagira umuceri w'ubuntu icyo bita ngo rikari na cya kindi kimeze nk'igitinga
bijyanye n'igihe ngo ni Lorenzo wigeze no kukivugaho nawe burya bateganya ukajya bambwira n'ijyambere ariko urakuzi Lorenzo wenda mu Twebwe tuvuga bati ni isomo ryari rikomeye. Ntabwo bikunda. wazabatumiza rero ukaza ukabaha umuceri w'ubuntu abantu ejo ndashimira abanyarwanda ndabashimira cyane ejo nabonye akavidewo barimo gukubita umutinganyi nabibonye ejo ntabwo byemewe gukura ku muntu ariko ejo narakabonye warakabonye kuri YouTube we umugore yagize gutya umugore ngo bamureze ko yajyaga umugore amuca ku rushyi ntabwo ugiye wibagirwa ko uri umu influencer ushobora kubivuga gutyo ngo warabishimye abantu bakakadahandura bagatuma gatsirika oya njyewe amategeko y'igihugu bayubaye ariko njyewe barabizi rwose bariya ni abantu nanga kubera ko ntabwo ushobora gufata ikintu kizira ngo ukizane muri sosiyete ya nyafurika reka abantu bajye batekereza abazungu batuzaniye biriya bintu uretse ko ejo bundi n'umwana hari umuti w'inshuti yanjye yambwiye ati rega nubwo wiri nawe mani bamvugize ukansaza urumva manyira ngo n'abantu bamenye icyaha urumva hari igihe abantu bashobora kumubwira ati ni Kabeza imbere y'idepo ya Skol birarebana hano yego ahantu hahoze posada ya kera haza kujyamo diaspora ubu twayivugure twayise Spotlight Lounge kubera yuko icyambere ndi umusportifu no kugira ngo abantu bakora siporo benshi bajye baza kwiyakirira hariya hari jaride nini abantu twashyizemo n'amatapi hariya amatapi wayabonye ni nkayo kuri Stade Amahoro yandi meza cyangwa Wembley ku buryo umuntu aza akicara noneho abavuye no muri siporo bakaza mugira n'ahantu ha VIP ku buryo umuntu badashobora kumubona ahantu ha VIP ubwo habura ahantu nk'ako koko uravuga ahantu ari nk'ibyamamare biza hari abantu bicara ari babiri hari utubingaro nka tune hari nk'umuntu wenda ukeneye komande yibereye mu rugo adashaka kuza hano nabwo murayikora nabwo turayikora n'inomero baraza kuzicishaho yego n'inomero baraza kuzicishaho kuri ekara ibinyobwa se by'ahangaha biba bimeze bite ibiciro ibinyobwa nabwo nabyo ntabwo bihenze ibiciro nabwo ntabyo bihenze ntabwo biba bihenze cyane kuko urumva natwe tuba tureba n'ahantu turi yego mirira konta kandi icyo nagira ngo mbabwire urumva nanjye supermanager ndi umuntu w'abantu mbashaka gusabana n'abantu no gusangira n'abantu nawe sinahenda kandi nshaka kugira ngo abantu bangane exactly yego supermanager ninde muntu hano mu Rwanda wigeza kubaza ikibazo ugatubaza ikindi cy'ubugoryi ukagisubiza cyangwa ukakirengagiza cyangwa se ugatumutera igikuta umuntu wambajije uwo munyamakuru yaba umwuga cyangwa se utari umwuga ni umuntu wambajije ngo ariko ngo supermanager ngo baravuga ngo utunzwe n'umugore niwe muntu narebye nkabona ko ari ikigoryi ninde uwo icyo kibazo ndibuka ko nari muri press conference hari habaye cyagiye tujya gufungura kwa Nanador urabyibuka bafungura kwa Nanador sinzi umunyamakuru w'urudutse rega nabo niba babanywe nk'iki ariko ngo supermanager ngo baravuga ngo utunzwe n'umugore icyambere arabona ndimo ndakorera amafaranga arimo arambaza abona ndimo gukorera amafaranga kandi nanone umugore nawe ni umuntu kuko gutungwa n'umugore si icyaha yego haje uburinganire oya ni n'umuntu ukuntu yamuvuze wagira ngo aravuga nk'ikintu ngo ariko ngo supermanager ngo utunzwe n'umugore wagira ngo umugore si umuntu namubwiye muri icyo kiganiro ariko nkamwe naramurebye ndangije ndamubwira ariko ni igihugu kigira neza kuko cyahaye buri wese nutagira agaciro nako nutakagombye kuba gifite agaciro kukagira nkawe nawe akagiye mu itangazamakuru ariko namubwiye wese ntabwo wumvishije umuntu wabajije perezida ntawe ndebera koko umuntu muzima aratinyutse atunze perezida wa repubulika kamera arangira ngo nyakubahwa perezida ngo baravuze ariko ngo mugire inyambo ubuse nk'icyo kibazo kirafasha icy'abanyarwanda nk'icyo kibazo kirafasha icy'abanyarwanda ariko ngo nyakubahwa perezida ngo mugire inyambo ngo dusubize ubuse nk'icyo kirafasha icy'abanyarwanda mbwiza ukuri nk'icyo gifasha icy'abanyarwanda mbwira nawe ndabireba nanjye nkumirwa nyine nk'uko nawe uba wumiwe none se koko umugore uramufite ngene ngira ngo uri umusingo none se reka mbanze nkubaze ntaranasubiza icyo kibazo cyawe nawe nkubaze ko uri umunyamakuru n'umuburoga mwagiye mubaza ibibazo bifite agaciro byubaka na sosiyete none nambaza niba koko ari byo oya njyewe ngenda musubiza icyo kibazo cye ariko nanjye naramusubiza reka mubaza abanyamakuru mwararuzwe simba wereka
Njye simbaho. umuntu arifata ukareba nk'ikibazo abajije ukibaza se nk'uyu hari uwigeze kubaza nyakubahwa Imana imushyire mu ijuru perezida wa Tanzania Magufuli John Pombe mama aramwitegereza arangije aramubwira ngo lakini wewe ni mwandishi wa habari kweli ngo ariko ngo ngo yari n'umwarimu uri yewe yagomba ko yakubaza ibibazo ngo lakini wewe ngo kweli ni mwandishi wa habari kweli ngo kweli ubu uri umunyamakuru koko yarabajije iki yaramubajije ngo ariko ngo nyakubahwa perezida ngo hari abantu ngo bavuga ngo hariya Mutwara ni umupaka wa Tanzania na Mozambique ngo hari amabandi ngo y'abayisilamu ngo yinjiyeyo ngo afite ngo yitwaje ngo intwara ingenzi y'amatwara za kisilamu ngo bica abantu ngo bisha abantu ngo namwe murabica ngo ibyo bintu ngo byarabaye ngo leta koko ngo isigaye yica abantu Magufuli yumvaga nyira amabandi yakomeza kwiberaho nawe niko yamubajije Magufuli aramureba arangije aramubwira ati abanyamakuru nanjye reka mbibwire n'abantu ati abanyamakuru mujye munatekereza nubwo mutara amakuru mukayakuramo inkuru niko yavuze nyuma Magufuli ariko nimuramuka muvuza inkuru mbi zisenye igihugu namwe muba murimo kwisenya kuko igihugu namwe muri bamwe mu gihugu urumva iryo jambo yavuze ati mnapokuwa mnaongea habari mnataka ongea habari za kujenga nchi sio habari za kuharibu na kubomoa nchi kwa sababu nyewe wenyewe mnajibomoa bila kujua ati namwe muba mwisenye wowe ugiye hariya ngo mu Rwanda dore ibyabaye ngo dore ibyaridutse ngo ubwo yengo urimo nguragurisha kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi aburimo guharabika nawe urimo ndamuke ariko Scovia mupfiki oya ntacyo dupfa jambo numva nawe umuvugaho inde se Scovia nigeze kubona umuvugaho oya bwore Scovia ni mushiki wanjye by the way ndashimira leta y'u Rwanda kuba yarahaye abari n'abategarugori ijambo ko urumva nabikubwiye ko buriya si ngombwa ngo ushobora ikintu cyose wabyumvishije imo ndagenda numva oya abakizi ndi kugenda numva wowe ntabwo ndimo kuvuga Scovia inabyumvise ndimo ndavuga ngo si ngombwa ushobora ikintu cyose ngo abakizi cyangwa yarakigiye ariko ushobora ikintu n'ubu ugishaka kugikora so iyo nkurikiranye Scovia umuntu akora n'urwego agezeho ni rwiza ndamushimira niyo banavuze ngo ntiyize itangazamakuru ariko barakora itangazamakuru no kurenza baryize so ni ibintu bibyiza so ntago ngewe nta bifu mfitanye nawe wenda ashobora kugira gutya nko muri iyi field duhuriramo akanyerera nkuko nanjye nanyerera turikiremwe muntu ariko mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga wenda nuko ubushaka kubitranslatinga nabi ndashaka kuvuga ngo kuba umuntu ashobora kuba avuye from zero akaba hero nabyo tujye tubikongratulating umuntu yego ni self made mama super singe kubariza kino kibazo wenda kubera ko twiga abantu muri showbiz ariko duhura nabyo gusa ariko se kuki abanyafrika mbibaze en general kugira ngo atagira umuntu ngo mbibaje wenda kubera runaka byo kuki abanyafrika iyo umuntu umwe anyereyeho gato aribwo abandi bahita bashaka guhita baprofitiramo kumukandiramo ngaguma aho yanyerereye ikintu cya mbere ni kimwe buriya nagira ngo mbibwire n'abantu banabyumve n'ubutumwa buriya urabona Afurika ni umugabane ko kurimo abakene kandi abakene kubayobora biroroshye kuko urabateranya urabyumva yego buriya kuyobora abakene urabateranya nabyo umuzungu yadukoze kuko ndaguha urugero wowe uba muri Amerika uranabizi Amerika nta muntu idahubwiye n'igihugu ibona ibyisaba kugira ngo ugomba kububona bubone yego ntibavuga ngo ureshya utya ntibavuga ngo ufite izuru rigwegera aha ntibavuga ngo ufite irisongoye nk'urushinge ntibavuga ngo ufite iritambariye nk'ipine ibyo ntibabizi ibyo muri Amerika ibyo ntibanabizi ibyo ngo umuhutu ngo umututsi ibyo ntibanabizi bo yego ariko abazungu baraje babyimplementinga muri Afurika igihe kirekire bimaze kujya mu mitwe yacu kubituvanamo nako kubyivanamo twe byaratunaniye niyo tugize abayobozi bahangana n'akazi ngira ngo uribuka ko mukuru w'igihugu cyacu yiza kuvuga ati narwanye n'ikintu gikomeye cyo kubanza guhindura ibitekerezo by'abantu umuntu yaramubajije umunyamakuru ati nk'ubu niki kintu wakoze kirenze ibintu byose mu Rwanda ushobora kuvuga kubwira abantu nkabe nka perezida w'igihugu wakoze byinshi birahari byinshi ariko vuga kimwe gisumba byose yaravuze ati change mind of people guhindura ibitekerezo by'abantu ariko guhindura umuntu bagiye bagateramo
mu mutwe ngo wowe uriya ngo Kasuku arakwanga ngo supermanager uriya ni umugome umwana akabikurana umwana akabikurana ni ukuvuga ngo ibyo bintu biba biri mu mutwe gutyo abazungu babiduteyemo igihe kirekire noneho abayobozi bacu kugira ngo badukuremo natwe tube nkabo kuko abazungu ujya ubona mbese ko baduteze intambara bajya barwana nabo reka da mbese Trump buriya reka nkubwire by the way nanabibwire abantu benshi buriya banga Trump cyane cyane abanyafurika ariko njyewe sinjya mpuza nabo njye buriya Trump ndamukunda nubwo aka kanya hari abanyarwanda visa zacu n'ibiki n'abatanzania bahoze bambwira iyo mbivuze benda kunyica ngo unampenda Trump ngo ni mwehu umva ngo ni mwehu kama wewe umva umuntu yambwiye igiswahili hari biracyumva ndacyumva yambwiye ngo urampenda yule ni mwehu kama wewe bivuze iki Ndikuvuga ngo uramukunda kuko nguriya ni igisare nkawe ni umurezi cyane ngaho nguriya ni igisare ntabwo ari umurezi igiswahili ntacyo uzi ba mukaritasi we mweho ni umurezi ni nk'ikintu cy'igisare nyine mweho musenge musenge ni pede ni uretse gato nyine niko bavuga ariko wowe mweho igiswahili ntakimenya ariko uragerageza numva igiswahili cyaje kiba gikomeye umva igiswahili cyaza Nyamirambo n'Igikondo kiba gitandukanye noneho arambwira ngo urumva ngo wowe mukunda ko ari igisare nise mukunda arambwira atari ko mbwira ikintu kimwe mukundira nayimubwiye arambwira ngo shaka ngo cyakoza ngo vuza akantu koko Trump yaravuze ati abanyafurika muhungi wanyu mukaza nibyo ndabyemera gushakisha no guteza imbere umugabane nibyo ariko mujamukoza akavuyo wari wabona abantu bakora akavuyo muri Amerika benshi sa abantu baba native sa immigrants ndabeshya yego nabonye na Museveni nawe avuga ngo ariko ngo ugiye Trump nabikunze ibyo yakoze none se wowe ugiye hariya ngo ubundi muba mujyaye none se wowe uragiye ugiye guteza akavuyo ukubisa abapolisi ejo bundi wabonye umupolisi w'umuzungu yihaniza ikinyafurika kirimo kimucira mu maso umwana w'umuzungu w'umupolisi akagira ati ndakurasa gikomeza kiza gitya asubira byarangira urambwira umwe uzasubira inyuma yasubiye inyuma arari mu kwikira none se buriya wowe uvuye iwanyu ugiye no guteza akavuyo ahandi ejo nari ndi kumwe n'umutipe umwe hano hano haruguru ahangaha ku masikari ya Kabeza baramunyereka ngo ngo yanywe ibiyobyabwenge ngo muri Canada ngo ise na nyina bamutwaye kwiga ngo agezeho ngo ibiyobyabwenge ngo arananirana ngo bamugarura muri repatriation nawe nyumvira ugiye kwiga ugiye no guteza akavuyo mu bazungu so icyo nshaka kuvuga ni kimwe twiyubahe buriya mind zacu buriya ubwenge ni ikintu gikomeye kuko ubwenge nibwo bushepinga urabona uko natangiye media siko nkimeze kuko uko umuntu agenda yinjira mu busitari cyane uba experienced ni kuna niga kuvuga nabuganira nabo tuvuge ngiye niba naratangiye bwa mbere mpura n'umuntu ubitse 100 kuri konte gusa none ubu nkaba mpura namo nkaba mpura na tuvuge nk'ubu ngubu wenda ubuse ku isi tuvugisha ukuri niba nara akoze wowe uzi umukiri cyari cyo yego kuko uhura n'abakire you know what the meaning of rich people yego rich people buriya n'abantu bavuga amagambo make cyane rero ntabwo bagira byinshi bavuga amagambo bikugenza urakoze cyane bavuga amagambo make cyane make ababaza erega n'umwanya wabo bari muki umwanya wabo ubaza sasa noneho nk'uwo wavugaga buri urugero ukamutura ibigambo rich people we akoresha iki action abatura umuntu arimo arantera urwa muri mumunkureho buri muherwe niko akora yakugiriye impuhana ajyana aho baguheza miliyoni bugiye basa kubera iki kubera ko rero namaze kubona abantu group ndimo kugenda mpura nayo abantu ndimo guhura nabo urwego rwabo none ngo supermanager umuntu wangiza ngo ujye hariya ngo bajye kumva niyo mpamvu ubu ngubu nk'abo banyamakuru bambwiraga ngo barambwiye ngo ariko se ngo utunzwe n'umugore sinjya mbasubiza ariko nanjye hari icyo utanshubije nakoje se ubundi uramugira nakubwiye no mbisubiyemo imbere hano icya mbere sindi ikiremba icya kabiri umubiri wanjye urakora icya gatatu mfite umwana sinamubyaye mu mwuka sinamubyaye mu mwuka ntabwo yaje mu mwuka ubwo rero mbisubiremo n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu umukobwa avutse isi ari perezida wa Amerika ntiba bisobanuye ko uwo mukobwa atari umukobwa nk'abandi ntiba bisobanuye ko atanateretwa ahubwo kumugeraho nibyo bishobora kugorana naho kumugeraho nibyo bishobora kugorana cyo ni icyambere no kukwemera nibyo bishobora kugorana ni ibintu ariko debaretse gato ndakonde par vrai ou faux subiza yego cyangwa aho umugore uramufite buretse ndacyagusubiza kubera ko none se umwana namubyaye mu mwuka uramufite ndakubaza nawe subiza wese namubyaye mu mwuka bivuze ngo rero ubu haramutse hagize umwana w'umukobwa waba utereta waba ugiye kumugira uwa kabiri ubwo ndacyatereta urabona ngitereta
ubizina mfite ndacyatereta barasaza barizana ubu ni urugero reka nguhe nk'urugero ubu wavuga ngo reka tuvuge nkande wenda tuvuge nk'umusitari wenda tuvuge nka sinkandera nkabira amahira beti wenda nawe umukinnyi se oya wenda umukinnyi umusitari tuvuge umukinnyi ubu koko hari urwego ugeraho ukaba icyo kikaba kitari ikibazo n'umukobwa w'umusitari hari urwego ugeraho kikaba kitari ikibazo guteretwa ese umukobwa w'umusitari wemera mu Rwanda ubu wavuga ngo nk'umukobwa tuvuge wenda nkaba Mutesi Jolly ubu yabura umutereta wenda n'urugero yabura umutereta wenda abamutereta si bashaka ariko abamutereta bo barahari yego rero n'umuhungu hari revu ugeraho muri kariyeri yacu y'ubusitari ukaba utagitereta cyangwa utagitereta hasigaye wowe usigaye wicagurira uti se ubu kuri list ufite nk'abangahe wamaze guhitamo ibyo ni ibanga ryanjye ariko bariho ibyo ushaka kumva reka mbikumvishe bariho si ibyo ushaka kumva bariho none si ibyo ashaka kumva ni ukuvuga ngo magingo aya ngaya iyo haje undi mwana mushyashya witwa super manager ngahita mutura indirimbo bita zamubandi none se nkunda none se ngiye kukubaza hari ubwo wari wambonana dore umugenzi wawe nguriya niwe wakimbajije yarambajije ngo ko ntari nakubona n'umukobwa ko ntari nakubona iyi benzi yawe igendamo umugore ubwo rero ibyo ashaka kuvuga hari umukobwa mwigeze kumbwira wo mu minsi ndamusuhuje twajyaga dukorana muri za gahunda zanjye zo kwamamaza baramubaza dore nabo bamubajije dore ko abanyamakuru mugira amagambo menshi bariko ngo super manager ngo bivuga ko ngo hari ukundi kuntu usibye kwamamaza ngo munajye nyuma ngo ya kapeti ngo mugakora ibindi ngo by'urukundo ngo birimo umukobwa arababwira ati niba birimo biramaze ndagiriza kumubaza inyuma ese kuki bababwiye kuri ati nababwiye ibyo bashaka kumva rero nawe nkubwiye ibyo super magingo aya ngaya niwe mukinnyi muri en contact na manager we rero reka nkubwire ikintu kimwe icya mbere mbonereho n'abantu kubivuga urukundo ntabwo rutoranya umukene n'umukene ntazagire umuntu ugukanga urumva urukundo ntabwo rutoranya umukene n'umukene ntazagire umuntu n'uyu n'umwe ugukanga ngo akubwire ngo ariko wowe ngo wararongowe niba waragize imana ukabona umukobwa ni urugero cyangwa umugore udafite umugabo za divorce zirahari wowe ukaba uri umusore ukagenda ukikuburira n'umugore akakwikundira yakurongoye se nese umugore arongora cyangwa ararongorwa ariko kubera amashyari ya kanyarwanda babandi babakennye uburushye Imana ibitekerezo by'umukene Imana imbabarire Imana Uwiteka uzambabarire nzarinde mva ku isi nasebye Imana buriya ubukene burakatsindwa uziko kujya no mu mutwe ugasanga umuntu afite ubugome gusa ariko tekereza ikintu gishobora gutuma bavuga ngo afite complexe d'inferiorité ubukene no mu mutwe bujyamo yabona nk'uko kasuku wisekera uri muririra nk'uyu mutere turiganirira nabonye imodoka waje muri driving hariya akavuga ngo ese ngo burya ngo cyarakize mwana burya ngo kinabayeho neza akifuza ngo kugenda ngo ipine rigatobokara ngo nawe ugende nkawe ubukene abahungu ushobora kuba warasize nyabugishongwezi bamwe wagiye ubahindurira ku buzima ni nyabugishongwezi ni nyabugishongwezi ni yagane uratangiye nawe abahungu nagize wasize nyabugishongwezi bose nta basigaye bose baraje mu Kigali abasigaye nabo tutangana kandi nabo bazaza kuko umuntu wese agira atayimuye baragafashe se cyagaye baracyagugenda inyuma bose baragafashe abo twari twese promotion no bago abahungu mwakinanye biye umupira mwaragiranye urumva ntaga abantu bose bangana hari abakire hari n'abakene ariko ndashimira Imana ko abenshi urabiko bizamuka akenshi abenshi bagwamagara nababa nabo bafite uko bakureba nta muri ntabwo nari nahura nawe ngambira ati bibayeho nabo wenda nitungana ariko buri afite uko yibeshejeho Imana yamugeneye gusa icyo nagira ngo mvuge ni kimwe ikintu cyo kugira ishyari mugenzi wawe ubayeho neza noneho ukakibona no mu bavandimwe igisigaye nkibona no mu bavandimwe umuntu ukabona umwana n'uwo kwa so wanyu afite imodoka noneho yajya bose ngo yarakize ukumva baramuvuga nabi umuntu avuga nabi na mwene wabo ngo yaraniyemeje ubu niyo umaze kugira amafaranga bagatangira kubikuvugaho ngo no kwiyemera bihita kuzira buriya rero reka mubwire ikintu kimwe niyo mpamvu the bad man njyewe nta muntu washyize muri uyu mujyi nta muntu wanzamuye buriya ninjye wizamuye kuri kata zanjye oya bakiti n'umwe mu bantu nagiye mbona bakuzamura kuko bakoranye ibiganiro byinshi kuko uzamura mvuga
ni ukugushyiramo amafaranga. Oh, okay. Ibyo ngibyo wenda byumva. Ariko rwose Ndavuga kugushyiramo amafaranga. oya ndi kuvuga ibyo kuvuga ngo Oya. ukira. Kuntwikira bagiti yarantwikiye. Yego. Nk'uko mwubaha n'umutwitsi. Nanjye yari afite ikiganiro cyitwa Afrimax. Afrimax TV. Afrimax TV. Noneho ikintu cyakunyama. Bro, gabanya gato mu kaza. None ikintu cyakuvuga kuzamura ni gushoramo amafaranga. Rero umuntu wambwiye ati bari abasitari bose bazakwegerera baza kweli. Ati wese bari ko bagira abasiponsoro bagashoramo amafaranga. Bagira za support. Kumva ngo umuntu ngo bamwishyuriye n'urugero ngo avuga ngo agiye gukora indirimbo he ngo n'urugero cyangwa se ngo umuntu ngo akinye filmu Arashaka kongera kugaruka kuri ibyo ngibyo mu ariko njyewe the bad man buriya self made ntuzamukinisha niyo mpamvu nakubwiye ngo Scovia is self made ntuzamukinisha mwana yego nashobora gukosa nawe udakosa ushobora gukosa ese ko abandi bakosheje ngo bikomeza cyane oya umaze kugenda yiga yari yarinjiye mu mukino atazi neza icyo ariko urabona ko asigaye control imivugire ari ukuri burajya byikwa cyane Amplisi ni umwana w'umukobwa uri mwana w'umukobwa nawe iyo yatangiye kungana n'abasaza be noneho akumva yahitinze nyine ikibuga cyose yagifashe ntabazi ko hari imipaka n'abana ni bashiki bacu n'abana ibyo uzareba umugore wagize amafaranga ntabwo ari nk'umugabo wagize amafaranga abagore batanyumva nabi kuko nibo ba mama umugore wagize amafaranga kenshi uramureba ukabimenya ukavuga uti umugore afite ikofi ubwishongozi mu mivugire ushobora no kujya kumutereta burya ariko buriya umugabo ashobora kujyana na miliyoni 200 z'idolari mubimenye asaba yicariye arya ntujye ubibona se cyakugira ngo ufite amafaranga nk'ayo uvuze ariko igitsina gore ngira ngo urabizi igitsina gore kubera ko niko baremwe bashiki bacu ni abantu santima zabo zihita zigaragara ahita kwereka ko ashobora no kumuhamagara buryo uzareba avuga uriya musore ntabwo ari kuri level yanjye yo kuba yanereta ariko buriya akagura ibintu biri initire bitari ngombwa kuko niko babiremye ntabwo wabihinga buriya mbese ukamubona ukabona ko uyu mugore ariko akandara agafite kabisa biragaragara ko byakunda ariko umugabo hari MD hari uruganda uri bukana nigeze kugutwara ntuza ari he nawe uraha niko yagiye nigeze kumutwara ahantu namubwira uyu niwe boss ati niwe ndababwira uyu niwe uruganda rwose ureba n'abari abakozi bose barimo bari tujyana ari ngiye gusaba akazi ko kwamamaza ati n'uyu none agiye kudusezera umukiriya wanjye natubwira okay chief yabubashye cyane yatwubashye kandi ugafite VAT 2025 igira ikipfuna iri aho ngaho arangiza ngo okay akazi yakabaye yakabindi oya yarakampaye ariko ambwira ko njya kwandika ibaruwa nyine ibaruwa format wandika werekana ko usaba akazi ujya kwandika wowe byabaye kwandikira oya urumva iyo wandika usaba akazi hari format requesting to be brand ambassador because I believe myself I can do this and that nyine this and that oya namwumvise yabaje kuyandika namwumvise supermanager yasoma ni umwe mu bantu nkurikira ikiganiro cyabo kikarangira noneho barangije agiye kudusezera umuti bose udusezeye kuriya yitishije bugufi noneho yaracekeje ati buriya rwa ruganda rero bahunga umudamu ati shani bake rwose abadamu barabyumva nabo barabizi ibyo ni bashiki banjye abandi ni ba mama barabizi umudamu wagafashe ni bakeya ni nka 20 wenda oya 20 ko ngize nyishira wenda 10% usanga yicishije bugufi yiganirira neza ari bake none cyane yagafashe wenda ataraba umudamu gashaka buri haruguru no gushaka bicisha umuntu yamaze ko umubyeyi agacuruka bigacisha umukuko iyo umaze kubyara ugira impuhwe ubu ngubu sinyirukanka mu modoka unirukanka cyane unajyaga niruka cyane unejo bundero wenda wajya yarambwiye urabuza shema arabwa ngo shaka usigaye ugenda bwo bishaho reka ngenda gakeya umukobwa wanjye atazakura atandeba urumva nibura nanjye nzagende musige yarakuze nkuko data yagiye akadusiga twarakuze nibura abonye icyo tuvuyemo cyangwa abonye twibeshejeho rero buri iyo uko ugenda uba umubyeyi impuhwe ziriyongera uko ugenda uba umubyeyi rero nicyo nakubwiraga rero nk'iyo bagafashe noneho bakiri n'abajene batarabamariye ariko umuhungu cyangwa se umugabo aragafata ugasanga ni ibisanzwe nta byadanje
ubwo twagiye aho hantu kaso umugabo ukuntu yaduseze yendaga ari hamba avuga ngo okay ngo chief okay ngo call me back mbese ubona ari umuntu ndamubwiye nturiya nibo original arambwira ati ko twagiye hariya abakobwa bakajya baturebera mu mantuza n'abahungu ko basanze mu ntuza w'umuntu ndabizi iyo basanze mu mashini abakureba gutya n'agasuzuguro ke ukagira mu ruganda rwose rwa miliyari nk'eshanu umusazi utari uwo ariko ikibikwereka sinjya mbaburiminga cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo ngewe buriya sinjya ntunganya umugore cyangwa se igitsina gore papa yarabimbujije muzehe gakondo ubigenza ute se kuko buriya niyo yandakaza ngerageza kumwiba amagambo ngaceceka ko icya mbere buriya ni abantu b'impuhwe nyinshi cyane kandi ni abantu iyo barakaye bashobora kuriyakitinga akaba yagukorera ikintu nyuma akicuza kuko bavuye mu rubavu rwaturega yego none se ndabeshya nibyo none se ntabwo wari wabona uri mukuru ntabwo wari wabona umugore ushobora gutuka nk'umugabo ati wa mugabo w'iki mu kanya icyumba bagakinga kandi super kandi mu kanya yari arimo kumutuka amubwira ngo nta mugabo umurimo ariko ntubarenganya kubera ko ni bashiki bacu super mu minsi yashize nibwo umushuti wawe akadasohoka bita Jihadi yamanutse hakurya imageragere abantu bamwe bakavuga bati Jihadi wacu aragiye abandi bakavuga ngo Jihadi ngo gukena wowe uri mu bantu bavuga ngo iki ntabwo njya nivanga ntabwo najyaga mbona nkora ibiganiro sinigeze mbona nkora ibiganiro gusa icyo najyaga mbona nuko najyaga mbona muhanganye wowe nawe mutukana mara mukagarukana ariko icyo navuga sinjya nivanga mu icya mbere nemera ko u Rwanda ari igihugu cya mbere kigira ubutabera by the way tutaravuga no kuri ibyo wa muhungu ari hekaye nizo namubwiye u Rwanda rwubakiye ku bintu bitatu bivuga n'abantu babimenye bitatu ari nabyo ubona bari bamaze kutwereka yari arimo kunyereka ngo ese ngo wamenye ko Kamanda yareba ku mupira uriya mupira Afcon ya Maroc perezida yari ariyo direct that none arambwira atari ko se buriya yari arimo kubwira iki bariya nyine perezida wa Ferwafa uriya muhungu arabatse buriya yababwiraga iki ntabwo ibyo yabwiraga byose simbizi ariko ibyo nkeka yabwiraga ati ibindi bigomba kurangira bigomba no kuza iwacu kuko Kamanda urabizi ko nawe ni umuntu ureba baada ya mambo mengine mengi tena ya faida kwenye nchi noneho yamwira u Rwanda rwose ku bintu icya mbere gikomeye muri byo ikintu cyitwa ubutabera kuko buri igihugu gifite ubutabera ni igihugu kibamo hari ubutabera namubwira ubutabera mubwira umutekano namubwira ubutabera mubwira umutekano mubwira n'ikindi kintu cyitwa tourism buriya ni ibintu bituma igihugu kimenyekana neza tourism kuko buriya n'ibindi byazaho ariko buriya ikintu cyitwa ubutabera zero corruption ubwo butabera igihe cyose igihugu gifite ubutabera buriya rero Jihadi icyo namuvugaho sinakwinjira mu rubanza rwe icyo nzi u Rwanda ntirwaguhimbira kandi ubutabera ibyo ruzamugenera bizaba ari ibintu bikwiye ibyaha bye prediction yawe wumva ashobora kuzambara nk'igihe kingana gute ugendeye ku byaha yakoze prediction yanjye numva nibura azamaramo icyo ubutabera buzagena kandi buzaba ari sawa wara usenge bwinshi yawe wisorera ukajya gusubiza nka bwenge wiki we akizemo ubwenge bwinshi cyane amita bad boy ashyizemo ubwenge bwinshi ntabwo watuma sport ya so Badman witwa Yampano Florian ni umuhanzi mwiza cyane none se reka kasuku urumva ibyo ambaza ngo ashake kumva ngenda bizi none se niyambaje ngo ufite abakobwa ngo umurundo nanjye namubwira ndafi noneho mbone none se we wagira abakobwa umurundo uwo mugongo wawubona ariko ibyo ashaka kumva reka bimwumva atangiye kugenda sosira none se oya atangiye kugenda none se sosira ngo baze oya tujye tuvuge umva ngo gusasira none se tujye tuvugisha ukuri igihe cyose mujye mumenya ko nta muntu tuvuge wenda mu Rwanda wenda niho bemera umugore umwe wenda nko mu za Uganda za Tanzania n'abagore batatu cyangwa bamwe barabashaka wumva nabo bagore bo bashatse ntujya wumva ko hari abinyabya baka no muri Bibiliya wa mwami Salomo narabo yajyaga asanga batwawe n'abandi kubera ko atabageraho ese wowe urajya kunshinja abo bantu bose ariko ndakwihore basi ndabafite nakubazaga witwa Yampano ejo bundi ngira ngo uherutse kubona abo ba Jihadi bamudarapo hanze basakaza amashusho y'urukozasoni
abantu bamwe bakaza bavuga ngo yampana rwose ngo gahunda ntabwo ayishoboye, abandi bakaza bavuga ngo atongo ni mabwa n'ibiki byose. Wumva ko nibura umuntu ushoboye ameze ate super ushoboye gahunda yo mu buriri? neze ko ntari umugore niwe wabibaza cyangwa se umukobwa. Oya abasore ko nabo barabyigamba, abasore barabyigamba ati genda ituriramo. none se ngiye kukubaza wowe kuva waba ugasuka tuganire wari wumva umuntu afite amafaranga byari akavuga ngo mfite amafaranga cyangwa abandi baramuvuga buriya rero kuva igihe cyose wavuganiye nanjye uri muri Amerika n'igihe uganira nanjye hari n'ibyo ujya umbaza nuko wenda utabivugira kuri kamera bari ko sabwe ibyo bavuga nibyo nakubwiye nti wowe jya wumva bo ibyo bavuga njye si ntabwo nabigaruka nuko rero njyewe rero ibyo bakubwira njye si n'uburezi kubera kubura icyo bakora mbese wakora n'umuntu ibintu ukajya kubivuga oya bya bindi by'ibigoryi bajya kuryama n'umuntu agafata amafoto amavideo ugoryi amavideo umuntu ngo muraryamanye ngo ashyizeho ngo kamera hatizi data ibintu ariko no kubera nyine ngo no kubaho nabi rega nindushye kubera kubaho nabi Imana nindushye gire ngo ubu se wewe wishimanye n'umukunzi wawe mu gihe ukora ibyo mukora wenda mu gihe ahantu urajya gushyiraho kamera n'ibiki suko ariko wabyumvishije yego rero ikintu nagira ngo nkubwire ntabwo giye wambwira ngo ubikora ngo abameze ate uzabibaza uzashaka abakobwa sinujya mbona witeretse n'ibyuki ari buzabaza umusore ubikora abameze ate mambere hari umusore wajyaga kwishinja avuga ko ngo ari murumuna wawe koko se nibyo inde hari umusore bita Musinga wajyaga avuga ko ari murumuna wawe oya nta murumuna wa nta mwana w'agakumba wese wigeze ajya kuri media usibye jewe undi wigeze kujyaho ni mushiki wanjye nabwo arangiza graduating afata masters ari uko nagiye kumukorera iki nagiye kumukorera nka surprise yo kwerekana ko kuko ari bucura ari we mama yitabye Imana muri Tanzania aho twari twarahungiye ubwo urumva ko yitabye Imana abyara uwo mushiki wanjye rero urumva ko yamusize ari bucura Imana iramukuza ariga ararangiza ndashimira n'igihugu cyamwigishije kuko yaje kwiga muri fawe hariya bamutoranya muri b'abakobwa b'Imbuto Foundation ari umwana w'umuhanga cyane ararangiza ubu n'umuyobozi ahantu ariko kubera ko yabikoreye icyo gihe rero yararangije masters nyine niwe nerekanye nabwo yihishaga ariko uzi iby'abakobwa yihisha ariko avuga ati sinshaka kujya muri kamera mbabarira urumva nta wundi muntu abanyiyitirira bazakomeza kubaho none se sinakubwiye ngo ndi inspiration of the youth yego none se inspiration of the youth bivuga icyara hari n'urubyiruko rukomeza kugira gute kuko yitirira none nkakabona kandi kitwa original copy njyewe ni original ariko na za fake copies zizazanyishe aba supermanager ni umucoyi cyane rero nk'ukuntu uwo musore yicaye umaze kumugaburira rero padiri mukuru muri amuhungure uryo yicaye oya narye agomorene kandi supermanager ati ndaje mbagaburira ibaze abasore bagera muri 17 bari umuceri nk'uyu ngo kandi bamwe bazi kurya neza yahisemo umuceri urabana mbabarira umuceri uzawugaburira na Samu Karenzi n'abahungu bo kuri esike uzabatumira oya ngomba kubatumira bose cyangwa na Lorenzo Karenzi rega na Lorenzo buriya reka nkubwire buriya Samu Karenzi twaraniganye by the way buriya twariganye Kayonza Modern buriya nigaga we yakubuje kuvuga we komeza weje umuceri cyamuwe bwa mbere nakuretse ngo yisanze oya weje umuceri Samu Karenzi buriya nigaga barimo arakuvugiramo koko yabyana nigaga mu wa mbere Kayonza Modern we yiga mu wa gatatu nigaga mu wa mbere we yiga mu wa gatatu buriya yanakinaga umupira ikipe y'ikigo yarakinaga abizi se yarawuze mu ikipe y'ikigo yarawuze rwose akina noneho tuza nyine guhura nk'abanyakigali twese dushakisha ariko buriya nawe kubera ko buriya hari ukuntu umuntu aba yibwira ko akuzi buriya hari umuntu wigeze kuvuga ngomba ngarutse ku magambo ayigeze kuvuga ngo ariko ngo ngiye ngo ndabazi atuzi ubwo se wamenya umuntu ubwo nindese n'abantu abangaba barahunze igihugu bagenda basebye aravuga ngo ariko umunsi umwe barimo wa Mukanyiko Mukanyiko n'ubu yaryo cya kigore kigitera hamwe kaza uraza kukinyereka simba mbazi nkabo umva abantu nkabo w'intera hamwe sinamumenya menya umuntu ubaka igihugu niyo mumenya nk'umwanzi kandi umuntu umenye nk'umwanzi ubwo urumva ko mushyira mu entre parenthèses mushyira mu yindi question mark yego
noneho ariko ubwo ndaza kumukurikirana noneho umuntu aravuga ngo ngo twebwe ngo turaha ngo buranga abanyarwanda ngo ngenda bazi ngo nabakuriyemo ngo nabayeyo ngo nkora n'akazi kanaka ubu se Sergeant Robert se ntabwo ari Sergeant Robert ese umufata ute twari muri campaign icyo gihe abantu turi muri campaign noneho umuntu umwe arambwira atari ko rero abantu baranasaze ozo umuntu aravuga ngo arakuzi umuntu amaze imyaka irenga 10 ahunze igihugu waravuga ngo ubwo se byabaye uzi ibyo ari byo ubwo uza abana bafite amaraso mashya ubwo uza abana batanakuzi kwanza promotion yawe bose babaye exhausted uwo Sergeant Robert umufata ute icyambere ko mufata umbajije ikibazo cyiza cyane umuntu wese watandukiriye icyambere hari ibintu ubona ukananirwa kubyiyumvisha gusa icyo mbonamo ni kimwe ikintu mbonamo gikomeye ni kimwe mbona ko yagiye hariya i Buganda ahunze nk'uko abivuga ngo yarahunze kuko ni Buganda ntiwahunga yahunze yaratorotse ariko se yaramaze gusambanya umwana we hano adatorokera i Buganda ariko se ngiye kukubaza utarajya ubwo ko i Buganda waba uri hano ukavuga ngo warahunze i Buganda urangiye bijya binanyobera umuntu avuga nge naramubwiye ngo azabaze witwa Sankara uvuye Singapore oya umuntu aravuga tunavugisha n'ukuri ngo narahunze ngo ndi hano Uganda warahunze uri Uganda ko rero urangiyewe azabaze na Rusesa bagina avuye muri Amerika ngo narahunze ngo ndi Uganda rega ngiye mbyumvishe burya ndumirwa ngo ubu nge narahunze ngo ndi Uganda ukagira ngo Uganda wenda ni muri za ukagira ngo ni muri arya byabirwa byanuza bya Guantanamo baze yaba Uganda dore bisi zirirwa hado Trinity ntuza Modern zose ziba zijya Uganda ahantu ushobora kuvuga ngo mu gitondo ngiye kuvangira ngere Kampala nimugora nongere ngaruka ngo yarahunze ngari Uganda uriya nabyo bijya binanyobera urumva ariko icyo ndicyo ngira ngo nkubwire byarantangaje cyane mbonero no kubivuga bivuganya akababaro gakomeye yego kureba umuntu avuga ibintu atagakwiriye kuvuga ubona bitanamusa cyangwa se ubona bitari binamukwiriye buriya hari ibintu bikurenga urabizi ibintu bikurenga hari ibintu bikurenga ukibaza ariko se ibintu bikakurenga hari umuntu ibintu buriya njyewe niba ari uko nakuze nkarerwa neza hari ibintu by'imiziro data yambujije kuba utakora rwose ntashobora gukora mu buzima sinshobora kuba fata n'urugero nka dufate nk'uyu harya yitwa nde wa wundi ujya uvuga ngo ni wa wundi wo mu Bwongereza nawe umeze nka Robert bakita Noble Marara Noble Marara kikigwa ryikira aho ngaho kijya kibeshya ngo cyari kije ari jya avuga ibintu akavuga ibintu ukibaza se nk'ibi bintu avuga bivuze umwaka umwe abivuze ibiri ariko mana reka nkubwire buriya Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge ngo Bibiliya avuga ngo abantu banjye bararimbutse kubera kubura ubwenge niryo jambo nagenera bari abantu banjye bararimbutse kubera kubura ubwenge my brother abantu banjye bararimbutse kubera kubura ubwenge ni bariya nise mbwiza ukuri imbere y'Imana ariko tuvugisha ukuri bro njya numva by the way sinzi ukuntu abantu niba bashaka imisada yo kurya basabye imisada mu bundi buryo ariko ngira ngo badatukanye nta misada baba cyane niyo misada baba bashaka umva ja urumva hariya kugira ngo ubeho hanze reka wenda wari ukimaze ukuntu uriya mugabo mufata ko gutana urabizi mvuge mu Kinyarwanda cyiyubashye gutana no guca mu nzira itariyo yaciye mu nzira itariyo inzitana noneho yanzira yiciyemo nayo arongera aca mu yindi ya kabiri irenze y'inzitane ariko igihugu cyacu buri gihugu cyacu cyo ngikundira iyo umuntu yigoroye nigeze kuvuga nakoraga ikiganiro n'umunyamakuru mugenzi wawe u Rwanda ukuntu rumeze igihugu cyacu buriya inkotanyi ntizihubuka nako zigahana wabyumvishije inkotanyi ntizihubuka buriya nujya kubona zifashe umwanzuro w'ikintu ziba zarakize zarakiriye ikaba ya operasiyo ya Meduru inkotanyi ntizigira zite ntizihubuka
ntabwo zihubuka nigeze kuvuga icyo gihe fata ku mavuta yaraburanaga bwa mbere agiye mu rukiko aravuga ngo debeni ngo nande ngo yaravuze ngo ariko ngo ngiye ngo bantuke iby'ubwoko ngo ndamubwira biriya arimo gukora nta kintu bimumarira ahubwo birutwa nuko yajya akavuga ati nakoze icyaha nimumbabarire ndi umwana wanyu n'umuca inkoni zamba ariko urongera ibyaha mu bindi. namubonye mu mwambaro mwiza cyane ejo bundi arimo arashima Imana rwose umwambaro mwiza wamageragere ariko cyane ugaseka namubonye arimo arashima Imana umwambaro mwiza yego ni umwambaro uteye ipasi ariko uriya mwambaro ufite icyo ugenewe none se niko super ngiye mbabona nigendere rero nakubwiraga ni byiza mbonereho no kubabwira abantu bagenzi inzara irashira urabona ko nuriya yashize rwose ariko inzara irashira ariko aya magambo tuvuga ntabwo azashira ibi bintu tuvuga kuri YouTube bizagumaho ibi bintu dukora bizagumaho inzara irashira inzara irashira ariko ko na Bisoso asigaye acuruza amasosi ariko nawe ubu bataka oya Bisoso ni umuvandimwe ntunaniranye nawe yacuruza amasosi ahangaha nuza Kicukiro niyo yaragira ariko se ni bangahe bashaka aho baragirira abo babuze ariko rega ntukavuge ngo umuntu araragiye none se ubunge ariko iyo mvugo zanyu z'abantu bo mu mujyi mwazi ariko ubu ni bangahe baba bashaka aho baragirira babuze ariko ubu umuntu uri aho ni urugero umuntu uri aho adafite icyo agamije nuri aho yishyuza avuga ati ejo bazanyishyura ubwo ukomeye ninde wowe uri aho ngo ufitiye ideni uravuga uti superman njya mfitiye 1,000 nuri aha ngaha avuga ati nta 1,000 nteganya nta n'icyo nzahembwa ndaho ubwo wowe nawe ukomeye ninde mu Giswahili baravuga ngo wowe urakiza ngo mtembe ya bure si sawa na mkabure huenda kaokota ngo ugenda ntacyo afite si nk'uwicaye ntacyo afite kuko ugenda ntacyo afite washobora no gutoragura ni nka bya bindi duhora tuvuga Patrick umunsi ku wundi ati gerageza ubyuke uve mu rugo ushaka umurimo bitari bya bindi byo ngo uraryama ngo kujya saa 10 saa 9 rero nari nyivuga twari tugeza abantu nitureke guhemurwa n'inzara cyangwa se tureke guhemurwa n'ibintu by'ibishuko bitoya njyewe hari ibyo navuga utabona ndahanga nkaba nyiraha kuri YouTube nkaba nta kibazo na kimwe ndagirana n'igihugu cyanjye nkaba nta kibazo ndagirana n'abanyarwanda mwebwe n'abandi nubwo nakosa udukosa twa buri wese yakosa nagenda nkagonga nasitara navuga nkanyerera nyine bisanzwe ariko iyo bigiye ku kintu cyitwa kwinjira mu kintu cyitwa security y'abantu security y'abanyagihugu security y'igihugu buryo bukanza ahantu habi kaba gakubayeho data yarambwiye gakumba ati na kera ibi bitaraza umuntu wajyaga duhemukira twamushyiraga hariya tukamuhana kandi kumuhana bamurashishaga impeta agapfa cyangwa se bakamutera amacumu rega byabagaho na kera utagira ngo igihano cyajubu iyo ntabwo rwose rero hari ibintu abantu niba ari inzara buri inzara ntizatume wandavura nigeze kuba ndi Tanzania Mwanza umuntu ambwira ibintu w'umutanzania arambwira ngo sasa ubwo yari umutizedi ngo sasa ngo reka nkwereke ubwo urumva hari mu gihe cyo kwiyamamaza byari muri 2010 muri Tanzania bari mu matora noneho hari ishyaka rihitinga ngire ngo urarizi ryitwa Chadema ashaka kuntwara muri Chadema bari mu bongo n'umwana w'umutizedi musukuma ati tujye muri Chadema barimo baratanga amafaranga miliyoni enye noneho bakaguha n'ipikipiki niba uzi kugira gute kuvuga nyine ukabwira abantu ukabazana ku ishyaka so bana arambira ati kamumotsi arambira ati urabizi neza ko wiyaminiya ati abantu bagenda bakubita igipindi ati barato ati moto bazajya badushyira kuri station batwuzurize moto ati badukubite na miliyoni enye yari umusukuma ndamubwira sasa ndugu yangu twicaye gutya mu igeto ndamubwira ndugu yangu iyo kazi misi wezi nikafanya arambira ati kwanini ati utakufa maskini arambira ngo nzapfa ndi umukene yewe ngo utakufa maskini ngo mimi nakwambia haya maisha rafiki yangu labda ngo lazima uamuke utende pale watupe hera ndamubwira ibyo bintu sinabikora inuzi mpamvu nabikora iri shyaka rya CCM reba rimaze imyaka 50 ku butegetsi byari rimaze 40 na usibye nawe hari abatekereje nk'ibyo magingo y'abatakiriho baranakurenga ntibakiriho noneho mbimubwiye yumva ntituri kumwe
hashize igihe nza kuzamubona yaragiye mu cyo bita ngo ni wanachama nyine ba Chadema mubona bamuha ipikipiki babaga amapikipiki bita Tanzania bayita ngo ni TVC nyine ngo niyo TVC zina babaha TVC nizo bita ngo ni Sandrogi barayimuha bakajya bamushyira kunuza bakambara amagofero yabo bagenda mu byo kwamamaza bavuga ukuntu ngo Chadema igiye gukuraho CCM. Bura rero ntazagira ukubeshya nta leta mwana kirako nta leta itagira amakamandazi mwana burya leta yose igira amakamandazi baraje ye kumva numva ateze nk'ibyumweru nka bibiri numva barabwiye baragoka ngo ndugu yakwamepotea ngo ngamepotea mchana kati bamepoteaje urumva ntabwo twabanaga muri ghetto ariko twari duturanye ruguru uwita Eugene arimo arandeba n'inshuti yanjye ubu ngo bari Tanzania we ni n'umunyarwanda nabwo twamenye ibyamubaye binaje ati hana makamanda atamukubita Tanzania bakoresha kuruza Land Cruiser atamukubita ntabwo ari Vigo nkunda kuzibona na kuruza urumva kuruza bazita kuruza ubwo kuruza bamukubita muri kuruza agenda Land Cruiser yabuze nk'iminsi nk'itatu twarayibuze inda ubwo moto bayisiza urumva bamugeze byari nka 11 za mu gitondo barantelefona kuko bari bazi ko ari inshuti yanjye cyane impamvu yari inshuti yanjye yajyaga atereta umukobwa w'umunyarwandakazi none akajya ambwira rero ngo ni muramu wanjye ubwo rero urumva kuko kiriya igihugu ngewe nubwo mba ndi umunyarwanda biza ariko urabona igihugu wamaze gutoberamo uzurimi rwabo cyane buranze igiswahili cyane no kurusha n'abatize urumva ndakizi cyane ku buryo nzi igiswahili kurusha n'ikinyarwanda urumva ukuntu ikinyarwanda ngivuga tekereza urwo rurimi ndaruzi kurusha ikinyarwanda none urumva ubwo niyo najya ari nkavuga ushatse uhindura n'amoko ukavuga uti kuko hari n'abatanzania basa nkanjye barahari hari abantu bitwa abayiraki basa nk'abasomali babiyongeho zanuza zarusha ubwo nawe usa nk'abasomali hari abantu bitwa buretse mubwire ibyo ushaka kumva abanyamatwi barumva abanyamaso bakareba genda ibyo navuze nayo kuramo ibyawa mu karitasi urumva none ubwo iyo ushatse kira igihugu kira ni igihugu kirimo amoko 128 amoko 128 Tanzania igira amoko 128 ushatse nawe none wowe ushatse wagenda ukavuga uti ni umudiga arabita badiga nta ukubaza fa kubuze kuvuga ururimi rwabo neza ariko gusaba ngo umunyamahanga kandi kugira ngo Tanzania bakumenye ko uri umunyamahanga bazi ubuca abanyamahanga baherereyemo ariko itobeye imbere ukajya nka za Dar es Salaam cyangwa za Tanga ngiyo ngiyo ntibakumenye ushatse uhindura nyine ifa kubuza ururimi rwabo uruzi n'imisemo yabo yizi neza n'imico yabo n'amaserenga none ngo icyabaye jyama baramufata rero babaramamaga urumva rero ngewe yari yarambwiye ati tuzagenda nubwo ko yarabumpangiraga nyine nzavuga namugene waya ntago bikunda noneho ubu ni pastor by the way ubu yabaye pastor yararokotse baramutwaye abahungu bajya kumuhana bamaze impamvu ngo baragenda bamushinja icyo bita uhayini ni ukuvuga no kugambanira igihugu bamushinja uhayini aragenda agaruka yorogosha yari afite imisatsi ya madrede yaranabaye pastor arangiza arambwira ndavuga ndetse bari baragutwaye ndazagukubwira nakubwira hari ibintu hari network utabasha guhangana nayo yihorere nkunda kubibabwira abantu network utahangana nayo yireke ubuzima wa mugani wa president kwigeze kuvuga ati kuki uhangana no gukora ibibi wahanganye no gukora ibyiza igihe ibintu bigutwara igihe kigutwara urimo gutekereza ngo nzakora ibibi nzatere grenade nzatuke supermanager nzavuga u Rwanda nabi nzavuge president nabi uwo mwanya ahubwo wawutekereza uti nditeza imbere ese ubu nakora kahe gashinga ese natera imbere ne kugira ngo abana banjye n'umugore wanjye bige uwo mwanya ukoresha ibyo ukoresha ibyiza ko ari umwanya n'ubundi ukaba ari umwanya turn it to be into good things you get what I'm saying yego ubwo twatinze ariko nabyo babikeneye kuko n'ubuhamya cyangwa se ni inyigisho birakwiye supermarket yewe ndabona bamvase ugenda umuzana amazi sha zana amazi aho ngaho zana amazi na Red Bull gakonje mwa Red Bull konje noneho ubwo aragenda aho agarukiye aza yorogoshe rero arabwira ngo agiye kurokoka arambwira ngo yabana ngwacaringe kwenye urokore ubu n'umurokore ubafite rusenye ariko direde barazimukuriye ariko ntabwo ari ngo ariko direde baramufashe kuzikura direde baramukuyeho na moto arayisubiza ariko amafaranga yo ntiyashubiza urumva Chadema yabahaga 9 miliyoni Chadema ni ishyaka ritari ku butegetsi muri Tanzania yabakubitaga 9 miliyoni none rikabakubita na moto urumva none iyo moto wowe ukazajya ugenda kuri station bagira station zabo ukajya kuri station yabo ukanywa ndamureba ndamubwira rero shaka nubwo pe nta kintu ndabona ngire ngo reka nkubwire mbivugiye aha ngaha abana twabanye
Tanzania na Uganda. Buriya na Uganda nabaye cyane. Uganda nigeze kubayo nk'imyaka nk'ibiri. Mbantu bita bwe yogerera aho ngaho. Hariya aho hari hoteli bita ngo ni Jokers kwa Gashumbu uyu nguyu. Aho haruguru hari ahantu bita ngo ni mu Kavuyo. Niho nabaga aho ngaho. Mpamparika ndwana n'ubuzima nanjye nk'abandi bose. Ucuruza ikarito. Ikarito ni nziza kuko naracomaga icyo gihe. Urumva se bari mucoma. Icyo gihe narakoze amakosa ngiye bimasa bya papa ntinya. Umva ko akunda umwana uvuga ngo waribye wibye ibimasa bya muze. Nubwo wabivuga se ko nibye data ntacyo yagiye yarambabariye nawe yarabivuze ku kiganiro. Yarambabariye. Noneho arangije ngira ngo n'abantu twabanyaho hose. Ari n'umwana w'inshuti yanjye ujye bimbwira yitwa Mukama ndamushuhuje abakampara. Ajya ambwira ati sha atire ku Rwanda ruguhira ati guhera kera ataho baguri hose baruvugaga neza ndamubwira niko bimeze. Ajya bimbwira ati sha atire karuguhire atire kurubere mu mustari ati wagira ngo wari ubizi ni woya ntiburyo iwanyu abari iwanyu rese urabona bitaragiye bikangora iyo yose byagera mu giswere babyita ngo ni kugeuza amajembe mu Tanzania burya rya guya ni megeuza amajembe ngo ati nsubiye mu rugo namubwira ndimuka ko twabanye wabonaga hari ikintu nagiraga ntitwabyuka tujya mu rufura na kawa mu gitondo ati none waragafasha wabaye mu Stari Kigali ati none waje Kampala bagushyira rugogo abantu bakureba najya nibuka ko twabyukaga mu gitondo tujyana mu rufura ni niko biba bimeze ubu rero buriya kwenu ni kwenu mwana kwenu ni kwenu ni kwenu Supo mara jewe rero tugenda tugana ku musozo nagiraga ngo ngewe ngutumire hari igitaramo kizabejo bundi kitwa ishyaka ry'intore Patrick wamubwira tariki 31 ukuntu gahunda zimeze kugira ngo nawe abashe kuba hari super manager ni igitaramo kitwa nzazicundira mu ntara rero so karamba tike ni mu 10 20 mu turabitanga nta kibazo uze kubinyoreza kuri WhatsApp nanjye nzaba mpari nyuma noneho tukaza hangaha after party n'ubundi nzaba ubwo ni tariki 31 after party n'ubundi muri spotlight lounge hano Kabeza kuri spotlight lounge ninde ubishinzwe kana ni njyewe ni wowe mwenyewe okay turabivugana noneho ubwo ariko hagati aho ngaho hari n'undi musore ugiye kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Muchoma J nawe nshaka kuzamukuzanira hano agakokereza inyama ye Muchoma J Muchoma J guturuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa muri Arizona Muchoma J ndagushuje kabisa nk'umusaza yego yitwa Muchoma J baba bankurikirana 5 kwa 5 Arizona barampamagara yego wenda ndashimira diaspora y'abanyarwanda aho bari hose yego igihe data Imana imwisubiza bamfashe bambaye hafi ndabasuhuza kabisa bambaye hafi kabisa abari muri Canada abari muri Amerika bakoze groupe bose Canada Amerika abari mu Bwongereza ebana kabisa ebana ni birebire kabisa ndabivuze numva n'ikinega kiraje bambaye hafi kabisa ebana Imana ibasubirizaho mwavanye kabisa barambwiye ati ntabwo uri wenyine ntabwo duhari ariko siwe na wasiwasi sisi ni ndugu zako tunakufuatilia muda kwa muda ibyo nibyo nakubwiraga ibyo byose biterwa n'iki biterwa no kugira igihugu kuko ibyo byose bamenye bakamenya neza ni igihugu kiba cyaramuritse bigaruka ahandi ko Julius Nyerere avuga ngo igihugu cyawe nibwo buzima bwawe nchi yako ndio maisha yako yego asante sana